Mfase nyine ndashaka amafaranga y'insi nyine tu kwezi kwageze. Uvuze ngo iki? Kubera iki nayuma habaye iki? Kandi nzi ko umunsi ari bwahembwe. Umva reka nkubwire nutanyishirira inzi nazaye ikintu cyo njya kumbaza. Je nakubwiye ngo ntabwo nakwimana njye manshaka service ariko mba ngusaba amafaranga y'inzu yamereze. Byo ko ngo nayifite ntago mbyumva gute. Gusa bashaka iki? Umva uretse gato ma no nacyo ndi kukumva ndi kumutana no kunyumva. Mbabarira. Gusa ikindi nshaka ndangire ku mutwe w'itakawa. Yari ikintu bishira nyita ngo ndumusazi. Bigutunye tumusazi. Iki? Gushaka nde? Gushaka nde? Umukire witwa nde? Waturutse hehe? Waturutse witwa nde? Fabrice. Umva ngiye kamubwira. Je ntabwo kaba kamuzi. Nuko ngiye kaba kamuzi nawe nzi. Nawe nzi. Waturutse mu cyaro cyahe? Waturutse mu cyaro cyahe? Hehe? Cyaro cy'umurwa. Yitwa guki naguhazi? Ahantu turuka naguhazi Fabrice rero. Muri macuje mu kazi ko mu rugo. Urusanzwe ugakora cyane ubwo mujye ugakora. None se umuntu wamubwiye n'iki? Ni umuntu wamukuranye ujya kamubwira. Uri kunyumva? Uwo mutima uje kuraboneka baka nawe ubwawe ntumuzi. Nanjye nawe ndi kamuzo. Okay. Nibitandangira kanikwenda. Umagarika urambaza iki? Ndangira. Ubu nicyo gitumye umbwira ngo umfase ngo nkurangire. Ndangira nuza mu cyaro nzaguhama. Rande gisanga ndobo mu cyaro se. Oya. Mu mujyi mubona amata muyaguze. Mu mujyi tubona amata tuyaguze. Arayungurira. Ndangira. Uzayobera. Aho uze nkuyobora. Ndangira ni umuntu yikomereza hakisha. Kose wakana we sinzi nimba mbone nakana. Ukurangira nta mafaranga uri kuvuga ufite bite. Urumva no kurangira ku buntu. Ikigari ntagaruko tubayeho. Uvuga ngo nkurangire ushyira ngaha cash. Oyaze we kora imiti tayari mu cyaro ntawe no kugutunga. Nkora imiti nta mafaranga umpaye urabona nje ndindira mukoro ku buryo mpagara mu muhanda ngo nkurangire. Wavana he? Uza Bana naje no mwikama. Biragusa. Nyine shira hanga amafaranga hanyuma nkurangire. None ze ndashyiraho navuye mu rugo nta n'igikoro. Ngaho nyine yigendera nimba nta mafaranga ufite kuko ntago mfite umwuka wo guhora mvugana nawe nta mafaranga. Ariko ubundi abantu b'i Kigali mwabayemo ibintu byose nta mafaranga. Kanigende. Tomo kumva imbere undi sambazaga iki? Muje mu cyaro bize ndangira. Murangira se byo gushaka baba polisi bahagaze ku muhanda rero bakurangira. Nakubwiye ndayarya n'ubundi ndayarya rwose. Umva rero sister nitwa Fabrice. Sego. N'ubundi nta mafaranga mfite. Ariko ndangira umukire bita Kabaka arama akazi. Niyo ashira ukwezi nzakugura akantu. Kabaka? Kabaka niwe ushaka? Kabaka se umusaza wanjye? Ntabyo. Se nabimenya mbivanye. Kare kose si umbwira kare Kabaka ushaka. Ureze ko ari kanyiyama. Okay, nari bitugene nje kukwereka mu rugo nyine. Kugize neza. Ngize neza. Se wangegera we iyo uza urugire gukomanga warushyizeho. Oya. Ko warurukuye n'urwawe. Oya. Ese ubundi shawo wote uturuka yuko mbonana nakuzi muri izo quartier ku buryo uzagukora inzugi turahabana inzugi. Se mushiki wandangiye utakabaka.
niba ari njyewe se biravuze ngo uzukureho urugi rega dongo amapatu yakuyeho gusa ufite aho kuyasuzishaho zana amafaranga tubanze dutereshaho urugi nta kintu nitwaje ntacyo kurukuyeho ntacyo kudasohoka hano ntacyo arengana ntacyo pe mbese urubaho ubundi wibite byawe ese twavuganye ngo nzazuma akazi ese navuganye n'inzanga nkawe uza kunkuriraho urugi kuvugana twaravuganye sibyo ariko twaravuganye se ngo uzaze ngo ukureho urugi rwanjye musore ese boss we nduvanyeho nduvanyeho rega ubu ndibara nkaho warukuyeho izo abantu b'i Kigali nuko musigaye muteye aho se mu gikapu wazanyemo ikira n'utwenda konyine ze konyine ese ya mafaranga nyine nakubwiye uzanzanira nayo wazanye oya ntabwo mperuka no gukora ku giceri nuko ndetse icyo gikapu ryo ngo harimo iki n'utwenda konyine okay warambwiye ngo mushiki wanjye arakundangiye ngo nze nyine muhuriye ubwo ku muhanda okay ndetse bwo nanda cyangwa imeruzanye ukuye mu cyaro oya nari protocol zana icyo gikapu mijyana hariya mu nzu mbanze nera imiti muri hari igihe muzanamo n'imyakusha ugatuma umuntu atongera gutunga ku mafaranga genda usuzume mba wicaye hariya kuri kariya gatebe k'abashyitsi ubwo ndaje ahangaha agiye kunyakira bose wawe arambwiye ngo araje nyine kabaka ntabwo arasoza inde kabaka kabaka twahuye kabaka wuhese kandi aho undi ufite umusatsi wose gutya urasa niwe kabaka yanantwaje n'igikapu yagiye no kukibika yagiye no gusasa uriya yakubwiye ko ari kabaka yakubwiye ko ari we boss muri uru rugo yewe umuhungu ufite imisatsi ikaraze cyangwa ntabwo ari uri kumbwira niwe uriya uwo hano wabyemeye ko ari boss ntabyemeye kuva ryari se kiyo aba boss muri uru rugo inde kuva ryari kiyo aba boss muri uru rugo none ni iki umwana nyine yambwiye ni wa undi n'umunsi amubwira ukambwira ngo uraza mu kanya ni nguyu ese ni nde uyu niwe kabaka neze ba kabaka ni babiri utegana mu biganiro ubwo ntabwo mbizi neze ubwo wamfashije ko shanga mubwira bize biti sawa kuki hangaza boss asasha kujya ngo iki washoje gutera ya pasi ahubwo niba hari babantu b'ibishiro bari bambwiye ngo ejo bakeneye amafaranga uyu mwana se ese ntabwo twavuganye nande wanjyaniye n'igikapu ntabwo ze abana barota ku manywa wumva igikapu twaraye yakijyanye igikapu baza uriya mukobwa yambonye mfite igikapu we mukobwa uyu nguyu ukuwesha nta wundi wagiye mu nzu se naho uzi wowe mbese bite ndetse mabuja ngo muraziranyira bose ngo sinjya murangiye ahangaha nkahita ngenda sinafite igikapu sinafite igikapu ubundi si igikapu wari uhetse wagishyize uyu yakinyatse ka wakijyanye igikapu cy'abandi kuko niyo kinakwita kiri mu gatuza ngo ni boss kandi witonde slow by slow wamaye igikapu nagihaye kabaka igikabaka rero ese sibyo ibiki se beti we aho wavuye wabonye ibiki igikabaka oya uyu niwe kabaka niwe wananyakiriye njye twavuganye ko ugiye kuza ngo akazi ko mu rugo none nyine oya nyine uwo twavuganye nyine n'uyu yitwa Jacques
Hey!